Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udahwema gufungura iyi channel ya Clearman Mr Daddy, kandi nongere ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, nawe utarakora subscribe gira vuba na bwangu kugira ngo ibiganiro bicishwa kuri iyi channel bye kujya bigucika umunsi ku munsi. Ni wa muhungu wanyu rero James Legend mugiye kubana muri iyi My Heart Talking and Comment today. Uyu munsi twabateguriye iki? Twabateguriye inkuru y'urukundo rwa Yannick ndetse na Nyambo, uburyohe buboneka muri uru rukundo, promesi ziboneka muri uru rukundo, ukugenda bamenanira amabanga y'ahashize, aribyo bigenda bibafasha kubaka urukundo rwabo, mbese bagakomeza baryoherwa. Nk'uko mubizi mu minsi yashize uyu Nyambo yaje kwereka ababyeyi be uyu Yannick, nyuma y'uko nyina yasize aribwo bagitangiye urugendo rwo kugenda bakundanamo gake gake ariko bitaraba ibintu bikomeye. Hanyuma rero amaze kongera kumugarura amweretse uyu Yannick, amaze no gusobanukirwa Yannick koko ko Yannick ari wa wundi waje kuba umusirimu, dore ko yari atabizi ko ari umuntu w'umusirimu. Ibyo byaje kunezeza umubyeyi we, arangije abaha umugisha w'ababyeyi, arabwira ati bana banjye rwose mukundane kandi urukundo rwanyu ruzagire icyo rubagezaho, ruzabahe indi ntambwe. Uyu munsi rero Nyambo ari mu byishimo bikomeye cyane ko asigaye akinana umukunzi we. Ni ibintu yifuzaje kuva kera, yaravugaga ati umutipe wanjye mba mbona ari karume, ntabwo ajya nk'umwanya wo kuba twakina udukino n'iki. Ejo bundi mwabonye bakina amabigibigi, bakinnye umukino wa listen don't judge, nubwo uyu Nyambo cyokora yaje kujajinga umukunzi we gakeya, nubwo wenda atabimwereka ariko yaje kumujajingaho ukuntu nyine. Ariko namwe murabizi nyine nk'abantu bakundana haba hagomba kuzamo utuntu two kugira impungenge bitewe n'urukundo nyine ukunda umuntu wawe. Hanyuma rero uyu Yannick yajyaga atekereza kubwira Nyambo uburyo ki nyine yaje gukundana n'umukobwa before yuko ahura n'uyu Nyambo, akabura aho yabihera, ariko aza kugira amahirwe nyine Nyambo azanye uyu mukino wa listen don't judge, aza kuboneraho umwanya wo kuba yabimubwira. Nyambo nyine abitindaho gakeya ariko ahita abivaho, gusa nubwo yabivuyeho ariko yakomeje abigishaho inshuti z'inama, nuko aza kubona ko nyine adakwiye kujajinga uyu Yannick kuko n'ubundi amukunda bikomeye cyane. So ibintu byo gukina rero udukino byagiye bimushimisha bikomeye cyane, ariko yanamubwiye ko nyine uyu Natasha batagikundana, bakundanye mu bwana bwe, ndetse yanaje kubibazaho Chris nawe amumara impungenge, amumara amatsiko, aramubwira uburyo ki byose byari bimeze, arimo amubwira ati niba ari wafashe umwanya wo kuba yabikubwira rwose ni ikigaragaza ko ntacyo yikeka. Disi Nyambo ari mu rukundo, disi araryohewe, akanyamuneza ni kenshi ku maso. Yannick nawe ni umukunzi we rwose, ntawapfa kumumukura mu biganza, uba ubona ko koko ari ibintu byo kwishimira bikomeye cyane. Urukundo ruraryoha. Abantu mufite abakunzi rero, ndumva iki ari cyo gihe cyiza cyo kuba mwakwigira kuri iyi couple, namwe mukagira ibyo mubasha gukosora cyangwa se kwitaho mu nkundo zanyu kugira ngo abakunzi banyu babashe kunezerwa. Guys, mumpe comment rero mwebwe ukuntu muri kugenda mubibona urukundo rwa Nyambo ndetse na Yannick, uburyohe rufite muri iyi nkuru, mbese n'icyo rubigisha muri makeya mu buzima bwa buri munsi. Ngewe isomo nkora mu rukundo rw'aba bantu ni ukuba inyangamugayo, kwirinda guhemukira umukunzi wawe ndetse no kumumenya, kumuha agaciro. Nibyo bintu ngewe by'isomo nkura muri uru rukundo. Wowe isomo ukuramo ni irihe? Nyandikira muri comment umbwire, ubundi dukomeze kubana. Bibutse ko inkuru nk'izi ngizi rero ari wa muhungu wanyu James Legend wamamaye uzibagezaho 5 kuri 5. Imana y'u Rwanda ihorane